Muri iki kiganiro tugiye kubasangiza imyitwarire ugomba kugira buri munsi kugira ngo ugere ku cyo wiyemeje. Iyi myitwarire isaba ko ugira intego no gukurikiza ibyo wiyemeje kugira ngo ubashe kugera ku bukire. Turaza gusangira hamwe ubuhamya bw'abantu benshi uyu munsi ni abamiliyoneri babashije kugera ku cyo bashaka kuba babikesha kugira intego cyangwa kugira amahame bagenderaho. Uyu munsi ni abakire baravuga rikijyana muri iki gihe. Nshuti bakunzi ba Pivot TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kuganira ku mahame ushobora gukurikiza ukagera ku bukire. Ihame rya mbere ni ukubyukira isaha imwe kandi ukubyuka kare. Aha biratwereka ko uramutse umubiri wawe cyangwa ubwonko bwawe ubushyize ku gihe ku buryo uzajya bubyukira isaha imwe kandi bukabyuka kare. Urugero, ugahitamo kubyuka saa 11 za mu gitondo cyangwa saa 11:15 cyangwa saa 12. Icyo gihe umubiri wawe ujya kuri gahunda yo kubyuka kare. Ni ukuvuga ngo ushyira reveye muri telefone yawe cyangwa ugaprograma mu isaha, noneho ya saha yagera ikakubyutsa. Icyo gihe umubiri wawe iyo 2, 3, 4, 5 umubiri wawe ujya kuri ritme yuko saa 11 cyangwa saa 12 ugomba kuba wabyutse. Icyo gihe bizagufasha nuko umubiri wawe wose ujya kuri ritme yo gukorera ku gihe, udafisha igihe cyawe uzakora kuzabuze ngo nimbyuka nkabyuka saa 11. Icyo gihe gahunda zanjye z'umunsi zose nzazikora neza kubera ko nzi ko nabyutse kare. Bizamfasha kugira ngo n'ibyo ndimo ndategura ku munsi cyangwa ibyo ndapanga ku munsi gukora na byose mbikorere ku gihe. Ni kuryamira igihe kimwe ku isaha imwe. Tuvuge niba wabyutse saa 11 ariyo gahunda wihaye kuzajya ubyuka saa 11, warangiza ukiha gahunda yuko saa 3:15 cyangwa saa 4 uzaba wageze mu buriri. Icyo gihe uzashyira nanone muri reveye muri telefone yawe cyangwa ushyire mu isaha ku buryo saa 3 nizigera cyangwa saa 3:15 niba saha wihaye ufata gahunda yo kujya kuruhuka. Urumva ko icyo gihe umunsi wawe uzawupanga neza, nta gihe gishobora kuzagupfisha, nta saha yawe ishobora gupfa ubusa, kubera ko uzabuze ngo ngomba kubyuka saa 11 nkakora gahunda zanjye z'umunsi ku buryo saa 3:15 cyangwa saa 3 ngomba kuba nazirangije. Icyo gihe ntabwo uzapfisha igihe cyawe gusa, nta saha yawe n'imwe cyangwa umunota wawe n'umwe ushobora gupfa ubusa, kubera ko uzabuze ko isaha yo kuryama ari saa 3:15 cyangwa saa 4 bitewe n'uko wabipanze. Kuko icyo gihe uzagira intego y'ibyo uzageraho, cyangwa uzabuze gufata neza amasaha yawe yose uzayakoresha neza kugira ngo isaha ubyukiraho uze kubyuka waruhutse, n'isaha uryamiraho uze kuryama warangije ibyo ugomba gukora kuri uwo munsi. Reka turebere hamwe irindi hame. Ihame rindi, kubyuka ugafata iminota 5 byibura yo gukora agasiporo gatoya. Ntabwo ari siporo ziriya zitwara imbaraga nyinshi. Aho gasiporo kagufasha kugira ngo ubwonko bwawe buve mu bitotsi cyangwa buve mu mwanya burimo buryamye, bujye mu kubyuka cyangwa bujye mu gutangira akazi, gutangira umunsi. Iyo siporo ushobora kubyuka ugafungura amadirishya y'icyumba, warangiza ukamanuka esikariye cyangwa ugakora tour mu rugo hose iminota 5 cyangwa 3. Icyo byonyine amaraso azatembera neza, icyo gihe umutima uzatera neza, uzaba uzi neza ko ubyutse utakiryamye, n'ubwonko bwawe nabwo buzafata ritme yo gutangira umunsi no gutangira kumenya ko bugiye gutangira akazi buvuye mu gihe cyo kuryama. Icyo gihe wowe ubwawe bizatuma utangira umunsi wawe nta mavunane ufite, nta bunebwe, kuko ngo uyu munsi unabyukanye ubunebwe. Icyo gihe wowe urumva ntabwo uzabyukana ubunebwe, kuko uzabyuka ukimara kubyuka ukore ka gaturu ukora, cyangwa ubishoboye usimbuka umugozi gato cyane ku buryo udashobora kurenza iminota 5, 3 cyangwa 5. Icyo gihe amaraso yawe azatembera neza, umutima wawe uzatera neza, n'amaraso atembera neza, kubera ko icyo gihe uzaba ubyutse, uzaba uvuye mu bitotsi juste utangiye umunsi wawe neza. Reka tugere ku yindi ntambwe cyangwa ku yindi myitwarire, koga amazi akonje. Ahangaha abantu benshi bakunda koga amazi ashyushye kubera ko bituma uba uri mu bihe cyiza udakonja, ariko akenshi ahantu twavuga ngo abakene batandukanye n'abakire cyangwa umuntu ufite ubushobozi atandukanye n'umuntu utabufite, nuko akenshi umuntu ufite ubushobozi
aba azi ko igihe cyose hashobora kuza impinduka. Icyo gihe umubiri we uba witeguye impinduka, ariko azi neza ko icyo mpinduka ishobora kumugeza ku buke cyangwa ishobora kumugeza ku nyungu. Bitandukanye n'umuntu w'umukene, iyo azi ko ari bubone ibirayi byo kurya cyangwa azi ko ari bubone ikintu kimubeshaho uwo munsi, akoresha uko ashoboye ku buryo atari buve muri iyo zone. Ariko siko bimeze. Niyo mpamvu gufata amazi ashyushye wowe wumva uri mu gihe cyiza sibyo. Ugomba gufata amazi akonje, kuko icyo gihe iyo amazi akonje umubiri wawe urakanguka, noneho ukaba ushobora gusekreta hormone bita dopamine na serotonine. Izo hormone zifasha umubiri kugira ibyishimo. Bitandukanye no koga amazi ashyushye. Amazi ashyushye utaba wumva ukiri muri hahandi muri bwa buriri bushyushye, hahandi wari umeze neza. Bitandukanye urumva n'ayo mazi akonje. Amazi akonje iyo yashyizeho ariko atuma ukanguka, agatuma juste umubiri itangira kuzana ibyiyumviro by'uko yatangiye umunsi. Niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo tumenyere koga amazi akonje, ni meza mu buzima bwacu. Indi myitwarire cyangwa indi ntego ugomba kugenderaho ni ukugira imirire iboneye. Imirire iboneye twavuga gukora uko ushoboye, gukora uko ushoboye kose kugira ngo ufate imirire ifite intungamubiri cyangwa urye imirire yujuje intungamubiri. Iyo mirire izagufasha ubuzima bwawe kumera neza, bizakurinda indwara, bizagutera imbaraga, byose ukaba uzi neza ko ubishyire muri ya mirire yawe. Ibyo ngibyo bizagufasha kumenya ubwenge, kuko ubwenge buva cyane buva mu byo kurya, niho buva kenshi. Urumva iyo wafashe imirire yawe iteguye neza ifite intungamubiri zose, icyo gihe ubwonko bwawe cyangwa ubwenge bwawe buziyongera, kubera ko buzaba wariye ibyo kurya bikwiye, uzaba wariye neza. Kurya neza ntabwo ari ukurya inyama ngo urye brochette cyangwa urya amafi buri gihe. Oya, hari ni ukuvuga ngo hari n'ibyo amafi afite bisanga no mu bindi bintu byoroheje cyangwa bya makeya. Si ngombwa kujya muri ibyo ngibyo bihambaye. Bisaba ko ukora ubushakashatsi ukareba imirire ukwiye gufata kugira ngo utere imbere mu bukire, utere imbere mu mafaranga, ugire ubwenge buzatuma umenya uburyo uzashaka amafaranga. Reka turebe indi ntego ugomba kugira. Intego yindi ni ugufata akanya ko gusenga. Nyabuneka ku bantu bemera Imana, tuzi neza ko Imana ishobora byose. Imana niyo itubyutsa, Imana niyo ikurinda mu ijoro ryose riba ryatambutse, ukaba ugize amahirwe ukaramuka umeze neza. Bakangurira kubyuka mukabanza mugashima Imana, ukayishima ko yakubyukije, ukayiragiza n'umunsi ugiye gutangira, ukayereka inshingano ufite cyangwa ukayereka gahunda ufite, ukayereka intego ufite zo kuzuza. Imana ikagufasha. Hari umukire wo muri Amerika yaritanzeho ubuhamya, yitwa William Colgate. Ngo nawe icyo yakoraga uko ashoboye, agashyira umwanya wa mbere gusenga. Turamuzi Colgate n'uyu munsi iracyavugwa ko ari Colgate. Kubera iki? Kuko yageze ku bukire bukomeye. Yagiye atanga ubuhamya ko cyabumugejejeho ari ugushyira Imana muri gahunda ze zose. Namwe rero nabakangurira gushyira Imana imbere muri gahunda zose, kuko tuzi ko abemera Imana, tuzi ko ariyo idufasha, tuzi ko ariyo idushoboza mu byo dukora byose. Tuzi neza ko Imana ariyo iduha imbaraga. Nabakangurira rero kugira ngo gahunda yawe y'umunsi, mbere y'uko umunsi utangira, mbere y'uko uva mu buriri, byuka uhereza Imana icyubahiro, uyishimire ko yakuramukije, uyereke na gahunda ugiye gukurikiza ku munsi kugira ngo ibane nawe. Reka tugere ku yindi ntambwe cyangwa ku yindi ntego, ku yindi myitwarire ugomba kwitwara. Gutangira akazi ufite intego wiyemeje. Kora plan d'activité cyangwa andika cyangwa utegure umunsi wawe kuri bugende. Tuvuge niba wabyutse icyo uri bukurikizeho, kandi icyo gihe uhera ku bifite inyungu cyane. Bari byo utegura ubyandike, noneho uze kubikurikiza kuri uwo munsi kugira ngo umunsi wawe uze kugenda neza. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo igihe cyawe ntikizapfa ubusa, cyangwa ntuzafate umwanya wawe cyangwa amasaha yawe ngo apfishe ubusa, kubera ko icyo gihe iyo saha izaba ifite icyo iri bukorwemo. Urumva ko icyo gihe ntabwo ya saha uzajya kuyikoramo ikindi, ahubwo uzakoresha uko ushoboye kugira ngo cya kindi witeguriye cyangwa cya kindi wanditse gikorwe, kubera ko uzaba wagipanze. Iyo utagipanze usanga ikintu cyose ukije ugakora, ikintu cyose ukije ugakora bitari muri gahunda, nta gahunda ufite. Ariko iyo wateguye umunsi wawe neza, bituma
nta kintu gishobora gucika kuri uwo munsi wapanze, bigatuma ujya ku murongo. Indi ntambwe yindi ugomba gukurikiza cyangwa ugomba gutera buri munsi ni ukwiha igihe cyo gukoresha telefone, cyangwa telefone, WhatsApp, social media menshi muri rusange. Icyo gihe icyo bizagufasha ni ukutagita umwanya cyangwa kudafata umwanya wawe ngo ute ku kintu kimwe. Akenshi usanga hari ubutumwa bwinshi cyangwa hari byinshi, amatangazo menshi cyangwa hari ibiganiro byinshi biri kuri social media, bikakurangaza, bigatuma bya bindi byawe wapangiye gukora muri wa mwanya utabikoze, ahubwo wagiye kureba WhatsApp, wagiye kuri Twitter, wagiye kuri Snapchat n'ibindi. Icyo gihe bikabuza, bigatuma cya kindi wagomba gukora utagikora. Icyo gihe ya saha yawe cyangwa wa munota wawe wapangiye cya kindi bikaba yapfuye. Icyo gihe urumva ugize igihombo. Urumva bibaye rimwe, kabiri, gatatu, urumva ku mwaka igihombo waba ufite, ntushobora kubona amafaranga, ntushobora kubona ubwa bukire. Kuko kuba umukire, nibyo nakomeje kuvuga, abakire buriya ntabwo bicara ngo ubukire buze. Kuba umukire urabikorera, kuba umukire ujya ku murongo, kuba umukire ugira gahunda, kuba umukire ntabwo waba umukire uri muri zagara oya. Kuba umukire ni ukugira gahunda, umwanya wawe akenshi ntuwupfisha ubusa, umwanya wawe ukabyaza umusaruro ku buryo udashobora gupfira ubusa. Reka turebe indi ntego yindi, gukora siporo igihe wihaye. Aha ngaha abantu benshi ntabwo babyumva ngo siporo ikora umuntu ufite umwanya, oya. Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu. Siporo ishyira ku murongo umubiri wacu, siporo ishyira ku murongo ubwonko bwacu, ubwenge bwacu bukajya ku murongo. Hari abashakashatsi baravuze ngo gukora isaha imwe ya siporo byongera amasaha 5 mu gihe wari kubaho. Ntabwo babeshya, tuza kugaragaza burekera abo bashakashatsi ukuntu babitangaje. Nta na rimwe siporo yagupfira ubusa. Iyo ukoze siporo ugira ubuzima bwiza, iyo ukoze siporo amavunane arashira, iyo ukoze siporo utekereza neza, umubiri urahumeka bikagenda neza, ibihaha bigakora neza, umutima ugatera neza, ubwonko bugakora neza. Niyo mpamvu ugomba gufata isaha imwe, reka ushatse wafata nko muri weekend udafite akazi, ugafata umwanya utuje ugakora siporo ihagije ku buryo utranspira, umubiri ugahumeka, amaraso agatembera neza. Reka turebe indi ntego yindi ugomba gukora, gufata iminota yo kwirangaza. Twavuga akenshi abantu benshi ntabwo babyumva, ariko iyo ufashe umwanya ugatembera ahantu wenyine hatuje, hacecetse, kumva inyoni zivuga, icyo gihe umutwe ubamo akavuyo, ubwonko bujya ku murongo, ugatekereza. Icyo gihe akenshi wibuka n'ibyo wibagiwe, kubera ko wagiye ahantu utuje, hadasakuza, hatari akavuyo, ukabona just ibiti birimo biratembera kubera umuyaga, ukabona inyoni, ukumva inyoni zirimo ziravuga. Icyo gihe ufata umwanya wo kwitekerezaho, ukiyungurura, ukareba abo wahemukiye cyangwa ukareba ibitaragenze, kubera ko uri ahantu hatuje wenyine, nta kavuyo gahari. Indi ntego ugomba gufata ni ukugira ahantu wandika ibintu bikurimo cyangwa imishinga watekereje cyangwa wapanze. Niba wicaye akagira ikintu wibuka cyangwa umushinga utekereje, fata agakayi gatoya wandike, cyangwa ufate telefone wandike muri note, wandike icyo kintu. Iyo ucyanditse bigufasha kugira ngo utakibagirwa, cyangwa kuba ufite ushobora kuba ufite gahunda runaka mu mezi 2 cyangwa mu kwezi kumwe cyangwa mu cyumweru kimwe, fata note ubyandike kugira ngo bizakwibutse, cyangwa ubyandike muri telefone kugira ngo bizakwibutse cya kindi wagomba gukora, ntuzakibagirwe. Icyo gihe ugera ku bukire, cyangwa ugera kuko ufite gahunda. Icyo gihe umwanya wawe wose ntushobora gupfa ubusa, ubyaza umusaruro. Umwanya wawe uba ufite agaciro kuri wowe, kubera ko nta mwanya wawe wo gupfa ubusa, nta mwanya wawe w'akavuyo, nta mwanya wawe
ufite wo gutakaza. Ntabwo umuntu ashobora gufate ngo tugende kandi ufite icyo wapanze. Uwo mwanya ntabwo ari umwanya wo kugenda. Umwanya wo kugenda urahari, cyangwa umwanya wo gukora ikintu runaka urahari. Umwanya wo gusura urahari, umwanya wo kujya gusenga warawupanze, warawuteguye. Ntabwo ujya gusenga mu kavuyo cyangwa ngo ujye gusura abantu mu kavuyo. Iyo gihe umuntu wese uzakubona azabona ko uri umuntu uri seriye, umuntu uri seriye, uzi gupanga gahunda ye, uzi gutegura umunsi we, uzi gupanga ibyo agenderaho. Ntabwo uzaba uri kenyeye nyine abantu bari aho ngaho. Niho ubukire buva. Ntabwo ubukire bugira ku muntu wakenyeye uri aho utazi gutegura gahunda ye. No, ubukire buza ku muntu ufite gahunda, ku muntu uzi kubyaza umusaruro umwanya we. Reka turebe indi ntambwe cyangwa indi ntego ugenderaho. Ahangaha ni ukugira gahunda yawe. Iyo gahunda yawe iyo wayanditse ahantu, ugomba kureba ko wayubahirije, kugira umwanya wo kwevariwa ya gahunda yawe wanditse, cyangwa ka kanote kawe cyangwa ya ajenda yawe wanditsemo ibikorwa byawe ushaka gukora cyangwa ibyo uzakora. Kugira umwanya wo kureviza cyangwa wo kujya kureba ko wabikoze, ukagenda utikinga, ushyiraho ku cyakozwe, ushyiraho urebe n'ikitarakozwe, ukareba impamvu kitakozwe, noneho ukongera ukagipangira undi munsi cyangwa ikindi gihe. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo ntuzigere usubira inyuma, cyangwa ngo hagire ikintu wibagirwa, hagire gahunda wibagirwa, hagire umwanya wawe ufishe ubusa, kubera ko umwanya wawe wose uzaba wanditseho ikintu runaka ugomba gukora. Bizagufasha kuba umuntu uri kuri gahunda, umuntu utajagaraye, umuntu udafite umwanya wo gupfa ubusa. Reka turebe irindi hame cyangwa iyindi ntego ugomba kugenderaho. Ni ukwifata. Kwifata turetse kuvuga, hari ibintu byinshi bishimisha, hari ibintu byinshi ushobora kujyamo ukishima ariko nta nyungu bifite. Urugero, kunywa inzoga. Ushobora kwirinda kuvuga ngo ngomba kureka kunywa inzoga cyangwa ngomba kureka kunywa itabi kuko nzi ko zigira ingaruka runaka, cyangwa nzi ko itabi akenshi ryica ibihaha, itabi ritera indwara, itabi ryica umubiri, kandi wifuza gukira. Urumva niba wifuza gukira urangiza ukica ubuzima bwawe, ntacyo bizaba bikumariye. Kwa gukira kwawe ntacyo kuzaba kumaze kuko deja ntabwo wikunze. Kandi ikintu cya mbere ugomba kwikunda. Kwikunda bisaba ko wirinda ikibi cyangwa wirinda icyaguteza ubuzima bwawe ikibazo. Akenshi tuzi neza ko inzoga, kwiba ubusinzi, kwirinda ubusinzi, tuzi neza ko inzoga atari nziza. Ukigomwa ikintu runaka, kuvuga ngo njyewe singomba kunywa inzoga, njyewe singomba kunywa itabi. Urumva, iyo rero wabashije kuba uri ku murongo, ushaka kwishyira ku murongo, hagira ibintu bimwe wigomwa. Ibyo bimwe kuvuga ngo singomba gukora ibi, kubera ko uri ku murongo cyangwa kubera ko ukorera kuri gahunda. Icyo gihe ntabwo uzabifata bya bindi, kubera ko uzi neza ko umubiri wawe cyangwa uzi neza ko wowe ubwawe ugenda kuri gahunda wihaye. Icyo gihe ntabwo uzafata bya bindi wanze cyangwa bya bindi udashaka gukora, kubera ko uzaba uzi neza ko nta nyungu bizakuzanira, nta mafaranga bizaguha, ahubwo bizatuma utagira amafaranga. Turebere hamwe indi ntego cyangwa imyitwarire cyangwa habitude yindi ishobora kugufasha kugera ku bukire. Ni ukuruhuka. Nanone ntabwo wakomeza ukora cyane umubiri utawuruhuye. N'imodoka zikorerwa vidanje kugira ngo zikomeze gukora. Urumva n'umubiri nawe nikomeza. Umubiri nawe bisaba kuruhuka kugira ngo ka kazi wiriwemo cyangwa za gahunda zose wari ufite zo gukora, umubiri wawe uruhuke. Ugafata igihe kimwe ukagenda ukaruhuka kugira ngo umubiri wawe wongere usubire ku gihe, wongere usubire kuri ritme nziza yo gukora, bitewe n'uko wari umaze iminsi uri mu kazi kenshi. Bizagufasha kugira ngo umubiri wawe udasaza uko wiboneye, ukomeze ugaragaza ubuto, kubera ko umubiri uzaba wawufashe neza. Ikindi, tuvuge niba warapanze kugira ibyo kurya bidahinduka. Niba waravuze ngo cyangwa kuvuga ngo nzajya sinzi niba aribyo twavuga ngo ibyo kurya bidahinduka, kugira oreri y'ibirire yawe. Niba waravuze ngo nzarya n'inyama, urugero rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru, ukaba uzi neza ko cya gihe ya minsi wihaye ugomba kugura za nyama. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo wirinde gaspillage. Icyo gihe ntabwo uzagura ikintu utapanze, kubera ko utagipanze ntabwo uzakigura. Urumva,
bizagufasha kugira saving, kuko uzaba uzi ko udakora ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe ukora mu kavuyo. Ikintu cyose ukora kiba giteguye kandi kiba cyanditse, ukagikora uzi impamvu yacyo, uzi n'inyungu yacyo bigiye kukuzanira. Urumva ko kugira gahunda, cyangwa abakire bose cyangwa abantu bafite amafaranga bafite gahunda, n'abagira gahunda mu buzima bwabo, bafite intego bagenderaho, cyangwa bafite imyitwarire bakurikiza buri munsi kugira ngo babashe kugera kuri bwa bukire, kuri ya mafaranga. Ntabwo ushobora kugira amafaranga ugenda uko wiboneye, ntabwo ushobora kugira amafaranga udafite imyitwarire itandukanye n'iy'abakene cyangwa itandukanye n'iy'abantu batayagira. Ni ukuvuga ngo bisaba rero kugira imyitwarire ikwiye, imyitwarire iri ku murongo kugira ngo ubashe kugira bwa bukire, ubashe kwiyitaho, ubashe kugira gahunda ugenderaho. Abakire bose tuzi bose ku isi bagira gahunda bagenderaho kandi barazikurikiza kugira ngo babashe kumentana bwa bukire bwabo butagenda uko bwiboneye. Nta mukire uzabona wavuze ngo reka njye gusura abantu kandi atari umunsi yari afite wo gusura. Baba bafite gahunda bagenderaho. Gukira ntabwo ari ibyo gukina. Gukira ntabwo upfa kubyuka ngo uhite ukira. Ukira kubera ko wabikoreye, kubera ko byakuvunnye, kubera ko wabigendeye, wabikoreye gahunda. Ntabwo upfa gukira gusa. Reka turekere aho. Hari ikibazo cyangwa inyunganizi mushaka kutwunganira, mwaduhamagara kuri telefone turi bushyire muri ecran, kandi tubasaba ko mwaduha comment, mugakora like, share na subscribe. Ibyiza